uwaduha amazi nicyo kintu dukeneye, ibindi turabifite. Tuvoma nko muri kilometero nk'eshanu munsi y'umusozi kuri hari hasi. Ikibazo cy'amazi n'ahangaha ni ingorabahizi, nkanjye uhetse umwana kwiriba ntabonye musigira ntago najya kuyaza. Aba ni bamwe mu batuye umudugudu wa Gitwa akagari ka Shori mu murenge wa Kabacuzi mu karere ka Muhanga. Aha barumvikana bagaragaza ko babangamiwe no kuba batagira amazi meza, kuko ngo basaba gukora urugendo rw'amasaha 2 n'igice bajya gushaka aya mazi. Ibintu gusanga bigora abanyeshuri iyo bavuye kwiga kubera gukora urugendo bajya gushaka amazi yo gukoresha, bigatuma batabasha gusubira mu masomo yabo. Ibyaba abaturage baheraho bifuza ko ubuyobozi bubafasha kugerwaho n'amazi meza. Ikibazo cy'amazi n'ahangaha kirakaze, amazi tuyakura kure. Abana bajya kwiga bakava ku ishuri bakajya kuvoma, ubundi bakagenda badakarabye kubera kubura amazi. Amazi ari kure cyane rwose, ntago byoroshye. Amasaha 3-4 kugira ngo tubone amazi. Ubwo ugasanga kugira ngo umwana ajye ku ishuri no kwa kumufurira kumukorera isuku, ugasanga injerekani imwe igura amafaranga 300 y'amazi. Bakava kwiga bananiwe bakajya kuzana amazi. Urebye umwana w'ina hangaha, reba umwana wahangaha ava hano kuri 9 aho bita Butare, none yavuye kwiga bisaba kujya kuvoma, nanone urundi rugendo rw'isaha n'igice akaza akagera mu rugo saa 1. N'ubwo ngo ya masomo ntashobora kuyakurikirana nkuko yakagombye kuyakurikira. Mu gitondo nabwo bikaba ikibazo, kugira ngo agende yoze no kuzinduka mu gitondo saa 10 n'igice, saa 11 akabanza akazana amazi yo gukaraba no gusigira ababyeyi. Muri make ukabona ko wa mwana kwiga kwe biragoranye, ntago bishoboka. Bizimana Eric n'umuyobozi w'akarere ka Muhanga wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu, aharumvikana asobanura uburyo hari gukorwa igenamigambi ryo gukwirakwiza amazi meza muri aka karere ka Muhanga n'aba baturage babarizwa mu murenge wa Kabacuzi barimo. Amafaranga twashyize muri revizo y'Minisiteri bagiye gutangira kudukorera inyigo kugira ngo tumenye imiyoboro y'amazi ikeneye gukora. Tutarabona inyigo kugira ngo turebe ampleur n'ikibazo cyane, ni ya planning n'umuntu yavuga ngo dukoze Kabacuzi ejo cyangwa ejo bundi ukumva ngo Cyeza, ejo bundi ngo Mushishiro, bikari ibintu rero kavuyo kandi dushobora gusetinga iyo plani, ibintu tukabikora tubikorera rimwe birangira. Urere inyigo nirangira izaye tugaragariza neza imiyoboro y'amazi ishobora gukorwa aho abaturage bakora urugendo runini bagiye gushaka amazi. Icyakora ku rundi ruhande Bizimana Eric akomeza avuga ko ngo bikurikije n'uburyo abaturage baba baratanze ibitekerezo mu igenamigambi, ngo hagiye kurebwa ko hari icyaba gikozwe bakagezwaho amazi meza mbere yo igenamigambi ryo gukora amazi meza rirangira, hanyuma ngo ibikorwa byo gukwirakwiza amazi bigatangira gukorwa. Aramutse ari ikintu kiri priority umuntu yagisetinga ku buryo n'ubwo umuntu yaba yicaranye inyigo umwaka wakurikira yenda amafaranga abonetse abantu bashobora kuba babikora. Ariko icyo tukeneye kugeza ubu ngubu kugira ngo turebe ese icyo gitekerezo abaturage barimo gushaka ko gikorerwa ubuvugizi baba barakigaragaje muri priority babona ziremereye mu murenge wa Kabacuzi. Niba rero baragitanze aba ari byiza kugira ngo umuntu amenye uburyo aza kucyorienta. Mu gihe gahunda leta y'u Rwanda yihaye izarangirana n'umwaka wa 2024 harimo no ko abanyarwanda muri rusange bazaba bagerwaho n'amazi meza ku kigero c'100%. Kuri ubu batuye akarere ka Muhanga babasha kubona amazi meza hafi yabo bari ku kigero cya 64%, bigaragara ko hakwiye gushyirwamo imbaraga kugira ngo aka karere kazajyane n'icyerekezo leta y'u Rwanda yihaye mu kugeza amazi meza ku banyarwanda gishigaje imyaka igera kuri 2 ngo kigerweho. Aimable Uwizeyimana mu karere ka Muhanga.